twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije ko tugera neza kuri iki cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Ukwakira 2024. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 7 umurongo wa 7 kugeza ku 11. Nasabye ubushishozi ndabuhabwa, ndambaza maze umwuka w'ubuhanga unzamo. Nibwo nahisemo mbugurana inkoni n'intebe bya cyami, nsanga ubukungu ntacyo bumaze ubugeranyije n'ubuhanga. Siniruhije mbugereranya n'ibuye ry'agaciro, kuko zahabu y'isi yose ari nk'umusenyi ungana urwara, naho feza ikaba nk'icyondo uyigereranyije nabwo. Nabukunze kuruta ubuzima n'ubwiza bw'umubiri, kandi nawuhisemo bundutira urumuri, kuko icyezezi cyabwo kitagabanuka. Ariko kubana nabwo byanzaniye ibyiza byose icyarimwe, bwari bucigatiye mu biganza ubukungu butagira ingano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 90. Nyagasani tubwirize neza yawe kugira ngo duhimbarwe. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire, uzaturakarana ryari? Babarira abagaragu bawe. Utugwirize neza yawe kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Udushimishe iminsi ingana niyo duhannyemo, n'imyaka ingana niyo twababayemo. Ibikorwa byawe nibigaragarira abagaragu bawe, n'ubuhangare bwawe bwiyereke abana babo. Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe, ukomeze imirimo y'amaboko yacu, kandi uyihe kugira akamaro karambye. Nyagasani utugwirize neza yawe kugira ngo duhimbarwe. Isomo rya kabiri ni ryo Uhoraho yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 4 umurongo wa 12 kugeza ku 13. Bavandimwe, koko ijambo ry'Imana ni rinyabuzima, ni rinyabushobozi, kandi riratyaye kurusha inkota y'amugi abiri. Biracengera kugera aho umutima n'ubwenge bitandukanira, hagati y'ingingo n'imisokoro, rigasobanura ibyifuzo n'ibitekerezo byihishe muri buri muntu. Nta kiremwa na kimwe kiribera intaboneka, ahubwo byose biratamuruye kandi biritaragaje mu maso y'uwo tuzagomba kumurikira ibyacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mw'ivaji ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 17 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu agihaguruka, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka aho murage? Yesu aramubwira ati, kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. Uwo muntu aramusubiza ati, mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye. Yesu aramwitegereza yumva amukunze, aramubwira ati, ubuze ikintu kimwe gusa. Genda ugurisha ibyo utunze, ubihe abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uzunkurikire. Uwo ariko abyumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko aratunze ibintu byinshi. Nuko Yesu araranganya amaso, abwira abigishwa bati, mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu. Abigishwa batangazwa n'ayo magambo. Yesu ariko abibasubiriramo ati, bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge, kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa barushaho gutangara, barabazanya bati, ubwo se ninde ushobora kurokoka? Yesu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka, kuko nta kinanira Imana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimuhumure ineza Nyagasani. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uyu murongo w'iyogezabutumwa buri munsi ugufashe kugororokera Imana. Fungura buri munsi,
ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana rikuyobore, buri munsi ijambo ry'Imana rigutunge, buri munsi ijambo ry'Imana rigukebure. Bityo wumvise ijambo ry'Imana ajya agerageza yirukane ingeso mbi imubuza kwegera Imana, hanyuma yimiriza imbere umugenzo mwiza wa gipfura umufasha gukura mu busabanyiramana. Hari imvugo iyo muri kuganira n'umuntu akagutaka kongera akagutaka akavuga ibyiza byawe, hanyuma mugiye kurikira aka kantu, hanyuma akaza kongeramo akajambo ariko. Uzitondera ako kajambo ariko gashobora no gusiba bya byiza byose amaze kuvuga kubera ako kajambo kamwe gusa ariko. Icyo cyungo ariko, uri umuntu mwiza wakoze ibikorwa bikomeye cyane, wubatse amavuriro, wubatse amashuri, wubatse amateme, ariko hari akantu kamubura. Ngiye intego remezo y'amasomo y'uyu munsi tujya kuzirikanaho, ubwo we nanjye Nyagasani ashobora kutureba akongera akatureba akabona koko turi abakristo, twarabatijwe, bamwe turakomezwa, abandi duhabwa n'andi masakaramentu menshi, ariko Nyagasani akaza kongeraho ikindi ati ariko ndakureba nkabona ufite ubukristo ariko nturi umukristo, ndakureba nkabona warakoze ibintu byinshi cyane bihambaye ariko ubuzima bwawe nta buhamya bw'ukuri butanga ngo witegure ijuru, ngo ushobora kwihunikira hano ku isi, ariko iby'ijuru bikagira bite bigakugora. Na niyo mpamvu tujya kuzirikana ku kintu Nyagasani yabonye iwanjye n'iwawe cyatuma tutabona ijuru kandi twararikoreye amanywa n'ijoro, ako kajambo ariko. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti ubuze ikintu kimwe gusa. Ni ikihe ubuze kugira ngo ugire ute ubone ingoma y'ijuru? Nicyo ni ikihe ubuze. Kwakurikije byose mbwira ikintu ubuze. Nyagasani arifuza kukikwereka hamwe n'amasomo y'uyu munsi ikintu ubuze. Ubwo turaza kwibanda ku bukungu. Mbere yuko tugana mu masomo atagatifu y'uyu munsi, ndifuza kukubwira uburyo butatu bwo gucunga umutungo no kwibutsa. 3 sortes de gestion. Habaho uburyo butatu bwo gucunga umutungo. Uburyo bwa mbere no gucunga ibintu, gestion matérielle. Icya kabiri no gucunga amafaranga, gestion financière. Icya gatatu gestion humaine, gucunga abantu. Muri byo ko ari bitatu bemeza ko bahamya ko icyo cya gatatu ari cyo kigoye kugicunga. Uwo ni umuntu wowe nanjye. Ushobora gucunga ibintu bigakunda, ugacunga amafaranga bigakunda, ariko niba utazi gucunga abantu, ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo ucunze. Kumenya gucunga abantu, urabacunga kugira ngo ubacungure cyangwa uri kubacunga kugira ngo uze kubaconga ubacogoze. Wasanga ibyo byose bibiri uko ubyujuje, uzi gucunga ibintu ndetse n'amafaranga, ariko abantu utazi kubacunga, abantu barakunaniye kuko nyine hari ikintu kimwe ubuze. Aya masomo arimo ibintu bitatu bigenda bihamagarana, ngira ngo nkwibutse, bityo tugenda tuyazirikanaho ibyo bintu nawe uri kubyumva. Icya mbere ni ibitekerezo biri mu isomo rya mbere biza guhamagara ijambo riri mu isomo rya kabiri, ijambo rigahamagara igikorwa cy'ivanjiri. Ubikurikire. Kumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ubuhanga, ubuhanga bwa Salomoni. Salomoni kugeza ubwo n'ubukire bwe bwose ko babitubwira, asanga ubwo bukire budasumba ubuhanga, bikaza kurangira ahisemo ubuhanga bw'Imana. Ubuhanga bwabo ni buzamufasha kuyobora umuryango w'Imana, ubuhanga nyakuri. Ubuhanga nanone ahisemo abona ko nta kindi kiburuta, ari ubukire bwa hano ku isi, ibintu bya mirenge, ubuhanga, ibintu, amafaranga, nta gishobora kuruta ubuhanga. Ubuhanga rero nibwo butuma duhimbarwa, kuko n'undi buriya bigarutseho ati Nyagasani utugwirize ineza yawe kugira ngo duhimbarwe. Amen, amen. Uhimbazwa n'ubuhanga, uhimbazwa n'ubuhanga bw'Imana. Ubuhanga bw'Imana bya bitekerezo, ubuhanga ni ijambo w'Imana wigize umuntu, niyo muhanga nyakuri. La sagesse de Dieu ni Yesu Kristo.
ari nawe isomo rya kabiri ryo mu Bibiliya yandikiwe Abaheburayo riri gutubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigukebura, ritanga ubuzima, ububasha bw'ijambo ry'Imana, la puissance de la parole de Dieu. Iryo jambo ry'Imana rero tutabura kumva buri munsi ijambo ry'Imana. Iryo jambo rero iyo ryumvise neza rirakuyobora, rikakurinda, rikagukebura, rikakubeshaho ububasha bw'ijambo ry'Imana. Jambo w'Imana Yesu Kristo, iyo mwiringiye akubeshaho, iyo mwiringiye akugira neza, iyo uri kumwe na Yesu umererwa neza, ubuhanga bw'Imana. Na nicyo twumvise mu Evanjiri y'uno munsi, Yesu Kristo aganwa n'uriya umusore w'umukungu. Twumvise uburyo yaje amugana amubaza icyo agomba gukora kugira ngo abone ubugingo bw'iteka. Gusanga Yesu, ako kantu umubyeyi byibuze ukabaza Yesu, kubaza Yesu uko bizagenda. Ni kaga ujya ufata akanya ngo usiganuze Yesu, jambo w'Imana, ubuhanga bw'Imana. Wasanga nawe hari ikintu ubuze ikintu kimwe gusa. Wasanga utajya ubaza Yesu, ubaza abandi ukababaza bose, ukababaza nka mwarimu, ariko wibagiwe kubaza Yesu. Nyagasani, ngomba gukora iki kugira ngo mbone ubugingo bw'iteka? Ese mubyeyi, ibibazo ujya wibaza, haba ikibazo cy'ijuru, nakora iki kugira ngo nzagere mu ijuru? Cyangwa uririra ukinywera ukadamara hano ku isi ukagira ngo warashyikiriye, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka? Uyu mukire nanjye aranyibutsa ko ibintu mfite atari byo kamara, atari byo herezo. Kujya nibutsa kubaza iby'ingoma y'ijuru. Ngicyo cya gitekerezo cyo mu isomo rya mbere cyahamagaye jambo, mu isomo rya kabiri jambo nyine wahamagaye igikorwa. Bya bikorwa ufite bimwe bizakugeza mu ijuru, ibindi bikakubuza ijuru. Ubwo rero hitemo icyo usigaje gukora. Tujya kuzirikana ibintu bitatu muri no Evanjiri biza kudufasha kongera kureba icyo dusigaje gukora. Icya mbere, uyu mukungu ibintu yari yubahiriza amategeko 100%, ariko ni hahandi nyine uri umuntu mwiza, ariko hakazamo kakandika. Ariko Yesu rero amurebye asanze hari ibyo akibura, hari icyo ubura, ubuze ikintu kimwe gusa. Nuko ngo aramubwira ati, inshinga 5 uyu musore agomba gutondagura kugira ngo agaruke abone ubugingo bw'iteka. Inshinga ya mbere yitwa genda, iya kabiri ugurishe bitunze byose, iya gatatu ubiha abakene, hanyuma iya kane ugaruke, iya gatanu unkurikire. Izo nshinga ko ari 5 batubwira ko uyu musore ngo yatashye ababaye. Kubera iki? Kubera ko yari atunze ibintu byinshi. Yaje gusa gutondagura mu inshinga imwe gusa, kugenda yindi ya mbere. Nuko amera nk'ugiye guca umuti wa mperezayo, yewe na n'ubu ntaragaruka. Urabyumvisha mubyeyi? Nguko natwe tujya kwa Yesu tukaza gutaha tubabaye. Kubera iki? Gukurikira Yesu nta mikino irimo, no kwigomwa, no kwitanga, ukitanga wese. Ni kangahe nawe watashye ubabaye uvuye kwa Yesu? Kubera iki? Waratunze ibintu byinshi. Icya gatatu tuzirikana muri Evanjiri ni ubutunzi nyine yaratunze. Bamwe bashobora kwibwira ko ari ibibanza, abandi ari amafaranga, abandi ari amazu, abandi ari ibintu bya mirenge. Nyamara iyo bavuze umukene muri Bibiliya bishatse kuvuga umuntu witanga, umuntu utanga ariko akanitanga. Iyo bavuze umukire ntabwo ari wa wundi ufite, ahubwo ni uwikomeraho, nuwanga kurekura. Kwanga kurekura, satashe, ukanga kurekura pe, ukagundira. Ibi biratwerekeza ku ngeso mbi umuntu ashobora kugundira ikazamubuza ijuru. Ubwo nabwo ni ubukire. Ushobora kuba ukize ku busambanyi, ushobora kuba ukize ku businzi, ushobora kuba ukize ku busambo, ushobora kuba ukize ku bubeshyi, ushobora kuba ukize ku mujinya, ushobora kuba ukize ku kugambana, ku buhendanyi n'izindi ngeso mbi zose zagukoraniyeho, nawe ukabuza ikizeho. Ibyo byose bageze ngo bizakubuza ijuru bukeya. Ibitubuza ijuru, ubukungu butubuza ijuru. Ngubu bose nawe uze kuburondora, uraza gusanga uri kure y'ingoma y'Imana. Wisuzumye neza, kuko nuriya mwigisha amategeko, uriya mukire yaje izi ko byose abyujuje. Tangazwa nuko Yesu amureba akavuga ati, koko urabura ikintu kimwe gusa. Wasanga hari ikintu ubura. Uri umukristo,
witwara neza, ukora ibikorwa by'urukundo, ariko wasanga hari ingeso yakwizingiyeho mu mutima izakubuza ijuru. Reba igihe cyose wahereye ujya mu misa, ukora amasengesho, wita ku bandi, mbuza ijuru koko? Yesu, icyo kintu kimwe gusambura imbaraga zo kugitunganya, maze njye mvi wawe nishimye, nayo gutaha mbabaye, ndagukoreye wikorera amaboko. Impamvu tuva kwa Yesu tubabaye ni iyihe? Ni ukwanga kwigomwa, ni ukwanga gucika ku ngeso, ni ugukomeza twihambira ku by'isi, ibintu, y'amafaranga, ariko tukaba twarajugunya abantu bazatuganisha ku buntu bw'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo habaye umupadiri. Ndabizi muri iyi si iyo ugiye kuvuga ku mupadiri, abantu benshi amatwi barayabangura, amaso bakayakanura, ubundi bagaceceka bakumva. Akenshi umupadiri nyine aberwa n'urubwa, yari ikintu cyabombora gihita kibomborana, abantu bose ugasanga bari kumuvugaho, inkuru yabaye kimomo kubera akantu gato nyine kabaye. Ugasanga umupadiri barimo kuvuga, nibyo koko, kubera ko nyine iyo uri hejuru uba ugomba no kugaragara nyine cyane kurenza abandi. Umupadiri yagize ibibazo byinshi cyane mu muryango w'iwabo, ngo baza kubiba. Nyuma uwo bakekaga ko yabibye baramufata, ubwo muri ako kanya amushyiramo amapingu baramufunga. Padiri ngo muri uwo muryango w'iwabo ngo niwe wagombaga gusinya, nari njya kuvuga cyangwa agasinyura ko umuntu bamufunga cyangwa bamufungura. Nuko padiri baramubabaza uburyo uwo mujura yabahemukiye bene ako kageni. Igihe kiza kugera, wa muntu ageze mu buroko agumayo. Wa muryango wa muntu ufunzwe uza kujya gutakamba, ujya gusaba imbabazi. Nuko babasaba ko ibintu byose byibwe babyishyura, ubundi bakamufungura. Iwabo wamfungwa bamaze kubyishyura byose, ibintu byari byaribwe byose, nuko bategereza ko padiri azajya gusinya hahandi. Barategereza igihe kiba kirekire, padiri atajya gusinya kuri rwa rupapuro kugira ngo bafungure uwo muntu ubundi yitahire, kubera ko ibyo bamusaga byose yabyuje. Nuko abaho ngaho, uzi ko igihe cyaje kugera ari bene umuntu ufunzwe nabo baza kubyibagirwa neza, kuko nyine babonye ntacyo wa muryango bikozeho. Na padiri nawe biguma iyo ngiyo, akomeza gusenga, akomeza kujya mu isuko bisanzwe, ariko igihe cyagera akagira inkomanga bikamukomanga, ariko n'ubundi yanga kuva ku izima. Igihe kiza kugera, rimwe ntabona apeti, yajya kurya akabura apeti, ikindi gihe ajya kuryama akabura ibitotsi, mbese ubuzima buramubihira, ariko yanga kuva ku izima, yanga kuva ku izima kujya gusinyura, bikomeza kumukomanga. Imyaka irashira, igihe kiba kirekire. Nuko igihe cyaje kugera, bishoboke ko umupadiri yumvise neza bihiwe muri ubwo buzima bw'ububihe. Igihe cyaje kugera ngo aza gukora urugendo, bya bindi by'uko aho mutindi yanitse ntiriva, kandi ngo nyakibe intara y'ubushyitsi, kandi ngo iminsi y'igisambira baze ngo ni 40 bishaze vugiye gihagije uri kugeragezwa. Nuko umupadiri igihe kiza kugera ari mu rugendo, aza gukora impanuka. Bamwe bategereje ko mbabwira uburyo yapfuye, atarasinya kuri rwa rupapuro, atarafungura wa muntu. Bamwe bategereje uburyo mbabwira uburyo yapfuye, ataratanga imbabazi, ataribohora. Ubwo asanga ryo mutegereje, wenda ngo mbe nanaca urubanza niba yaragiye mu ijuru cyangwa niba ataragiye mu ijuru. Ntabwo ndi umucamanza, ntabwo ari byo ushinzwe kumenya abajya mu ijuru n'abatajyayo, ibyo ni Imana ibizi. Nuko rero wa mupadiri amaze gukora impanuka, accident mortel, arashenguka wese abamushingwe, abaje kumutara mujyana kwa muganga. Wageze kwa muganga, bishoboke ko yaramaze nk'iminsi ari muri koma. Nuko aza kuzandamukira hejuru. Amaze kugera hejuru, asanga baramudoze, bamwitayeho, bamugiriye neza, yongera kwisanga ari buzima. Yarazi ko neza yazimye, yapfuye. Amaze kugarura ubwenge, areba umuntu wamuvuye, wa undi wamwomoye bya bikomere, wa undi wamupfutse ibisebe,
muganga wakomeje kumwitaho. Ajya kureba asanga wa muganga wamuvuye ari wa wundi wajyaguza kumusaba ngo nyaboneka namutabare ngo amabara yafungure mukuru we. Ngaho nawe kuri iyo foto usanze wa muntu wanze gusinyira ari uri gukwitaho, ari umaze gukuvura, ari ugusubije ubuzima, wabyitwara mute? Wakwifata ute? Neza padiri abura uko yabigenza. Ako kanya yahise abaduka n'igitaraganya, za mbaraga sinzi aho zikuye, asinya hahandi. Sinirwa nkubwira uburyo undi yaje gufungurwa, padiri nawe arabohoka, aho umuryango we barabohoka, aho umuryango we wose barabohoka, ya miryango yose bariyunga, bamererwa neza, bongera babana mu mahoro, bakira batyo bayoboke b'Imana. Yesu Kristo akuzwe. Padiri, masere, frere. Uze kongera urebe, wasanga hari abantu hejeje mu buroko, wasanga hari abantu bafunze, bamwe ukabafungira mu bihuru, mu bigunda, mu bikuta, hirya no hino mu mikokwe. Imbabazi z'Imana zirimo zirakomanga, impuhwe z'Imana zirimo zirakomanga, atigingurira ngo ubuhanga bw'Imana. Wasanga hari ikintu kimwe naho ubura, ushobora kuba uri kubura imbabazi, ushobora kuba uri kubura za mbabazi ngo usinye ahandi, ubabarire bagenzi bawe, maze uzabona ingoma y'ijuru. Kuri iyo foto nawe nyine uramutse upfuye utarababarira, uramutse upfuye hari abantu twari mu mutima wanze kubabarira, wajya hehe? Imana niyibizi. Dieu seul peut en juger. Imana yonyine yabica urubanza. Reka dusoreze gutuntu dutanu tuza kugufasha nawe kongera gutekereza ikintu kimwe wawe ubuze, impamvu uva kwa Yesu ubabaye. Icyambere, wongere utekereze ku gihe umara usenga, igihe kirekire umaze uri muri groupe y'amasengesho, igihe wabatirijwe amasakamento ujya uhabwa, warihaye Imana, ushinze urugo, uri umukristo w'idadi, ariko ukabura ikintu kimwe gusa. Ushobora kuba uri imbabazi, ushobora kuba ubanye nabi n'umugabo n'umugore wawe n'abana bawe n'ababyeyi bawe, mubanye nabi, kandi warihaye Imana, kandi uri umuntu usenga, ariko ubuze ikintu kimwe gusa: kubana n'abandi neza. Icya kabiri twazirikana ni ijambo bita icyapa. Icyapa ni kirangira abantu aho banyura, kirayobora, kikerekana nyine inzira aho iri. Abantu benshi kuri ino si hari ubwo tumera nk'ibyapa, tukarangira abandi inzira, ariko twebwe tudashobora kunyura muri iyo nzira, tugasigara dushinze, abandi bagiye he? Bari kujya mu ijuru. Urabura ikintu kimwe gusa: ishingure. Urabura ikintu kimwe gusa: yiziture. Urabura ikintu kimwe gusa: reka kwizirika ku bukungu bw'isi, reka kumera nk'icyapa, kuko twese dukurikiye Kristo, niwe tugomba gukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Ugabo utisubiraho byaruvuga, nusanga hari aho wahemutse, nusanga hari imyanzuro wafashe idakwiye, kwisubiraho biremewe. Yisubireho hakiri kare, wimera nk'icyapa ngo ntibindeba, ngo sinshobora guhindura, sinshobora guhinduka. Aho uribeshya ko turi mu isi, kandi ino si turi abagenzi, nta mugenzi usiga undi. Icyambere mubyeyi twakwibutsa ni urupfu. Uzi ko turi mu nzira, turi abagenzi nyine. Igihe n'igihe dushobora guhura n'urupfu, ngize impanuka, inkuba, uburwayi, ngiye ibyago, byose uzi ko bishobora kuduhitana. Uramutse upfuye utarababarira, wajya hehe? Dieu seul peut en juger. Imana yonyine yaca urubanza. Gusa tujya twitunganya igihe cyose, ubabarire abandi baguhemukiye, kubabara mu kigo cy'ababandi, kuko igihe kizagera ntawe umenya umunsi, ntawe umenya igihe bizabera. Urabura ikintu kimwe gusa: kuki ubabaye? Wasanga utarababarira, urabura ikintu kimwe gusa. Icya kane ni ukuzirikana ku bukungu twibitseho. Ushobora kuba wibitse ku bukungu bw'umujinya, umujinya mburandura n'inzuzi, uwihaye Imana, ushinze urugo, ishyari ryarakumunze, ubugambanyi, ubugome, ubucabiranya, ingeso mbi zikaba zishobora kubuza ijuru. Ngo ubukungu bukire, randura ubwo bukire. Uzi ko ushobora kuba warihaye Imana, uri umupadiri, uri umubikira, urasezeranye amasezerano burundu, umaze nk'imyaka, ushinze urugo, uri umukristo w'indani, ariko kubera izo ngeso mbi hari abantu wanze kubabarira, ako kaba karakuziritse.
iziture hakiri kare. Icya nyuma tujya gusorezaho no kumenya gucunga abantu. Umva, ushobora gukora ibintu byinshi cyane ukaba ufite ibintu byambirenge, ariko niba utazi kubana na bagenzi bawe, niyo abantu batifuza kubana nawe, uzamenya ko ufite ikibazo kiremereye. Ubuze ikintu kimwe gusa, ushobora kuba utanga amafaranga, ushobora kuba ukora ibikorwa by'urukundo, ariko niba utazi kubana n'abandi neza, ubuze ikintu kimwe gusa. Umuntu nubana n'abandi, umuntu ntabwo ari uhunga abandi, ahubwo nubana n'abandi. Rero wongere urebe impamvu uri mu buzima bwo kababaro, impamvu ujya kwa Yesu ugataha ubabaye, impamvu uri wihaye Imana ukaba ubabaye, ukaba uvugira ku muti w'iryinyo, uhora mu buzima bw'akaga, ushavura, ububihe gusa, ushinze urugo, uwo mubana ntimuvugana, muhora mu nduru, mu mirwano. Kubera iki? Kwa gucunga abantu kwarakunaniye. Ucunga neza abantu, kuko abantu iyo bafite bakugeza ku buntu bw'Imana. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.